Kizibazo waba wibuka mbese naguhaye mbese ufite ibimenyetso bifatika ko ari uwanjye nibyo bigeze nanjye ndi stand by hase sunyizera ko kugiye cyose mba ndi mu bicu kuva yo kusheshiza ibisijya abana bitandagaso si muri sarose si muri sari ko iki yogoshi iki gakire kando ahubwo n'amata ndabona nayo bifitemo uruhare amata se wambona amata y'iyi minsi kuri pe urabona ukuntu ni mwabahaye inka se njya kurabona aho naringiye Imana ibarinde yewe nawe umubwiriye muma wabahaye inka Hello Kizubazo ndagukeneye ntitaye ku cyo biri bugusabe utega mu minota 3 duhurire mu gacyamo gufitiye misiyo guruka yego aho si umukobwa noneho kundeba n'amasuku yakoze uyu munsi turabona abakiriya Yes boss mwiriwe neza ndahazi rwose boss none uranyibutse kabisa unyibukiye nundi nandi gutembera kandi nundi uzi ko mba ndi mu bicu rwose ndaje nugira ikibazo sawa naje rwose uyu munsi noneho abakiriya turabonara hano nari hatare abakiriya b'uyu munsi batoroshye kuboneka agashobora kuba ari yasarira ububare ishobora kuba ari miliyari abakiriya muri iyi minsi ntacyo ariko nanjye ndahari ndi tayari tugomba gukorana kabisa meze neza ugiye se n'ibitaka ngiye kuri banki hari udufaranga mu rugo dukeneye ngiye kureba ubona umeze neza nyine kubuze igihe cyagiye bwa bukwe bwanyu ntabwo bimeze neza ubuhe bukwe se kwawe ngo duheruke banyuma shawe ngarura muri modo mbi mbabarira pe oya ntabwo ari muri modo ngiye mu by'ukuri nabonye sinzi ukuntu nabibonye nese ubwo wabonaga mbyishimiye kandi umugabo wawe yaravuze ngo mwagiye inama ngo gutanga tujya inama iki se ko ari ukwihagarara kw'abagabo biriya bintu ntabyo nigeze mpanga nawe nta kintu na kimwe twize tuvugana yari yambwiye ngo nimuherekeze nambare neza wabonaga ko twajyanishije ngo tugiye ahantu mu birori alo ngiye guhaha amasaha y'akazi amfashe mu nda harimo ubusa amasaha yanjye y'abakiriya yenda naragera kuriya mukobwa we rwose n'amasuku turi buze kubonana utagira ahangahe ku gihe ngo azaba akora amasuku nk'uwo mukiriya yinjiye ahangaha byagenda bite karibu kiriya Videsi. Sakriya. Karimo? Akazi nkarimo. Okay, naje mu nyogoshe. Nta kibazo wakicaraho tukabakorera nta kibazo. Okay. Intebe yawe ko numva ari y'abasaza abasaza turayishobora. Akareka n'intebe ni nzima kabisa zimeze neza. Cyangwa rero wumvore rero ndabona ari wakomeye rwose amabaraye bwinshi. Ndakomeye kabisa. Hako ndakiye kusobanutse ubusha neza shaka kaza ko hano twogosha neza cyane. Mashini zawe ntabwo zijyana. Reka. Afite amavuta shyiramo
Okay, ngaho ngira mu bikorwa sara zose ni zimwe. Ariko naragashwe bibona. Okay. Turabona. nshimye ko muhageze ku gihe. Okay, ahantu ndizera yuko nta ahantu turi nta muntu twumva uretse twebwe uko turi batatu. Biri kumvikana? Muri misiyo nabahaye muyirimo cyangwa imeze gute? Kizubazuba waba wibuka misiyo naguhaye? ubu ngubu nje na Gakire tumeze neza, tumeze gutya, mbese ufite ibimenyetso bifatika ko ari uwanjye. Nibyo mu bicu wowe harya aha Kizubazuba ambwiye ko ibintu birimo neza, wowe bite bigeze? Nanjye ndi stand by. Hase sunyizera ko ku gihe cyose mba ndi mu bicu. Umutwe tukanabashira mu tuzi dushyushye n'amagata bahari. Yose surabifite. Nta kintu kitari hano. Ndashaka kumuriraho umusatsi ibyo byo koza banyaza cyangwa no gasa. Akaje ntabwo njye ni komplika. Gusa solo zose ni zimwe ariko ndabona aba nta kitwaye. Twaye rwose. Twaye siko kora serivisi nziza. Okay, ndagabanyaho. Ejo nagabanya gakeye. Nafite n'imisatsi y'amarende n'imfakazi. Ubusanzwe se uramenyereye nde nkunda gucana muri karitsiye sinde ruguru. Usanzwe rwose usanzwe ukorera hano? Murira hano rwose. Wenda regiye waca nagiye nko muri ranchi ariko ubundi mari hano cyane. Ntabwo nzongera kujya nivuna ndenga imisozi n'imisozi. Reka mujye muzanga. Umudugudu harageze iterambere cyane. Bose babaga bongorerana bavuga utugambo, nakomeje kumva ibintu byinshi kandi n'amagambo umugabo wawe yavuze mu gutanga inka. Aha, simbizi. Ubwo se werera zina ryumvise gute? Nge byarambaje. Hariya ngo nirihema. Bamwiyumvamo. Ese niwe biyumvamo, ni mudugudu biyumvamo, ubwo ninde biyumvamo? Inka yitwa bamwiyumvamo se undi mwayigiraga? Bamwiyumvamo se ahubwo ni inka ki noneho muri uru Rwanda wari wabona ahantu inka yitwa bamwiyumvamo? Mbega ingozi y'imetse ngo bamwiyumvamo. Narumiwe. Noneho hari ahantu yavuze ngo mudugudu ngo nuw'abagore bose. Nyine yari ari gushyiramo utundi tugambo, ariyo mpamvu numvaga nyine twarahageze ndavuga ati nta kibazo. Ukoze umukira gutuka neza. Umuntu nawe wamukera ise waruriye wigeze ujya kugura ngo urebe uko reka dusinyije imikeri nge nayifuyeho mba ibintu by'imikeri ngo byuriye ngo hari bafungiye za Tanzania ngo yewe ngo hari ibyo bazana ngo bifite ibibazo. Uraho neza usanze turimo tuganira ibintu byo ku masoko. Kuri iri zuba rero niyo umuntu afite umusatsi mwinshi cyokere kijyamo ukagira ngo cyokere cyo n'izuba se. Ya Gaki. Wose. Ntabwo bishoboka. Reka ndoretse. Ura. Yego abayigize. Kuva ryari yo kushesheza hano. Ibisijya abana bitandagaso. Si muri sarose? Si muri sarose. Sari kora iki? Yogoshi iki? Umusatsi. Gakire kandi aha hano. Nukutamenya amakuru, nukudaha ibintu agaciro, nukutamenya agaciro ufite n'ikibazo cy'ufite. None se hamugara kare gaciro. Gaci. Iyi mashini si second hand, si third hand, si fourth hand, si fifth hand, si 10th hand. Iyi ngiyi nijya ku mutwe wa Gakire Kandori ikakogusha. Ariko shaje uva muri. Hoya ntabwo shoka kuva muri ibyo gutariko. Dureka gusenya abantu bakarasi yawe. Wiyubahe wihesha agaciro. Umva sha. Hajya. Nuranye ushaba. Nindazanye abana hano kuze kubatoba. Ntabwo nabatubye bogoshe. Rasubara ku buryo abana nabirukana. Nabogoshe neza cyane. Oya ibi ngibi byo bigomba gusubirwamo. Ibi birasubirwamo. Ada yakiri tubashini cyawe. Niyo ukomeza gutuba dore ko mugize amasoso. Uretse oya gaki ibi ngibi byo ikisha. Icarara nawe tugukorere neza. Ubye? Ngo iki? Oya barakweshi. None uzabaza uzapress. Arakina shaho umva ntabwo. Nyine iki ari kugaki nyine. Ahanga mu iki cyaro kibisigu. Umva nyine ngubwire. Waretse abana bakaza kwigushoka ngo wese uje kwigusha. Ariko se nanjye nzamuke.
oya nushaka kuzambuka cyangwa uruke gake kamere cyane ngira icyo ushaka kumbwira turakora neza boss dusanzwe dutebya sha byarahenze mwa babyeyi mwumva cyane pe ibiryo byarahenze ku masoko ku buryo ngiye mbireba nkumva ngize ubwoba none ntago mubizi umugabo aragira atya akama nk'agashahara kose akavuga ati genda ushake nk'ibintu by'ukwezi nkagenda nkagira isoni z'utuntu nzanye nagera natuzana namubwira deresha ari ngibi byavuyemo ati reka nongeye mbagira ati wa mugore hari aho wabishyira muhindura ibyo guteka muhindura ingano mugerageze wabigenza ute nta kazi ufite ubwo se wabigenza none se mama kera umugabo uzamutekera ibishyimbo ejo wongeye umutekera ibishyimbo none se uzabigenza uzibase ahubwo gabanya ibishyimbo watekaga kubera ko byarahenze ni ukwiga kurya bikeya mana yanjye ntabwo byoroshye urajya hese najyaga kureba narinjye kureba muri mu kazi wanjye hano wabyaye haruguru hano mbabonye ndavaneka mbasuhuza ariko nari mbakumbuye si ubwo muzansura ryari nyine nanaguherekeza ubwo urashaka ko bwira vuba ariko ntabwo turajye vuba uze nkwereka aho tujya kwiyogosheshereza umva nyine mubwire ariko abagabo basobanutse biyogosheshe umva ubu ni umuhungu w'umuturage araza arakutorato natira ubwanwa hejuru ndabona ari sawa rati umva mubwire nyundo ni sawa umva nyundo ako mu mwanya mubwire nyundo nagenze ndabona ubwo se nyine mubwire cyo mparira urashaka ngo mve hano nshyiremo esanse njye hariya mu mujyi banyogoshera 2,000 hano ari 500 sha ahubwo ubundi mwize gusevinga kuko imana iguha ubwanwa bwiza nk'ubwo uvushiriza ubusa mu masaro yo mu bihuru ariko mva nyundo umbaze oya uriya rero njyewe niga nizi imibare nubwo ubona ncuruza nshyiramo n'imibare shaka ubu mfate imodoka nako cyangwa moto nshyiremo esanse njye mu mujyi kwiyogoshesha ntange 2,000 ngira amafaranga ntanze kuri esanse ayo ntanze niyogoshesha hasi senyisa gati nta mwanya mfite wo gutana reka nihamagara abahungu bazana imiti y'inka ariko rero ayo mafaranga usevinga udasevinga amagara ujya ngo usibakwanuje na bya virusi itera sida umuhungu afite rukoro ariko tuba dufite hano dufite rukoro dufite amavuta iyo dushoje tumujyana hariya dore hariya dufite rukoro n'ibyanywa se n'ibyarya n'ibyagira ati ibyo ngibyo tumushyirira hano kugira ngo ibyo bibazo byose bitabaho ako gacyo ubwenge uzi kuko oya ayo mafaranga yihure kati nzajya nkwishyurira ndakujyana muri saro bajya bakogosha nzajya nishyura ese bavuga ko agakira amafaranga yabuze kundi umugore wawe wabaheye yabiza n'iby'imiryango muri saro nawe yagumye kwa kugira inama gakire rero ushatse kuvuga oya nzajya nkwishyurira ndakujyana muri saro ya classe urimo ese noneho amafaranga arafuha uzajya unyishyurira niba ari na moto nzajya nkutwara mu modoka yanjye njye kuzana imiti y'inka nsige bakogosha nzajya ngaruka kugucyura umva muzige kubaho mudasipendinga ubu mushimishwa no gusohora amafaranga menshi ese hindukira ndebera ari wowe unyogosha n'umugore wanjye aranyishimiye gati ndakuvana muri classe ntabwo uzongera gusangira nawe ahubwo mba urabivuze icyaka kiraza uze ngiye kukugurira y'amazi gusa nanjye nzakwirukane kunywa amazi abandi banywa akara hako amazi n'indi utanywa amazi tuzagusura ndakeye kubera imana ahubwo n'amata ndabona nawe bifitemo uruhare amata se wamunda amata y'iyi minsi kuri pe urabona ukuntu asa ni mwabahaye inka se kandi koko ubwo uzaho mwadukuye cyokora umva ugenda ubwire umugabo wawe tumva uri umubyeyi ubwo uzaho mwadukuye ntabwo mubizi umva reka mbareke ngende njya kurabona aho naringiye imana ibarinde yewe nawe umubwiriye mama twabahaye inka yewe mama nanjye rero reka ngende urabona adasa nabyo asa nabyo ariko se mbere ntiyari ameze neza we ariko se undi mama reka nkubaze ubundi ubwo wowe na mudugudu buriya nanze kubikomeza gihari kubera yuko abadamu buriya bivumbura kuvuga nanze kubikomeza gihari kuko urabona yuko uriya mudamu nta kintu azi ubundi we na mudugudu ni shyashya mudugudu se twakoze ikiganiro amagambo y'abagore namwe azagoye akira hano niba uzanye ibyo bintu nigendere reka mbabarira umujyi ukora ibyo mashini byakutse amenyo ariko dufite imashini nzima bose imashini nzima iyo mashini ubitanze ni mashini kigoko by'ukuri mva nyundo yabubaha akazi k'abantu oya gake nta kibazo reka nkubahe pe kankurekere ibyubahiro byawe gumana ibyawe ndagereka njye kwita ku nka zanjye
kuko nazo ubwazo ntabwo nazikemuza ubwoya hano hoye ibirira ntacyo nimugoroba duhure tuganire mura nawe iki nyundu ya cyuma nujya gura nawe iki icyakora n'ibitabo bwa mbere n'ubwa nyuma oya nzajya mu bagabo ntabwo ari cyo nuko ugiye kare iyo utindamo gake wari kubona nawe nawe guhita mukora barimo baraza erega nsanzwe narumiwe najyaga mbona imisatsi zigusanye mbona amasoso ntabwo ubyo wakibakibye uko bimeze barimo baraza hajya bakwita ni rupaca aya tubanyita gisa ni iki gisa iki gisanura gisa nyundo ngaho ugiye ndabizi ugasanga inka zaguteje stress kaza oya nta uriho nta stress w'iki gitondo gake kajya kwita ku nka zanjye umva oya bose irira ntukite ku bantu b'iki gihe bagira ngo gukira no gusesagura ndakumva chef uriya mugabo kagira amahanira hari abantu shaho babona amafaranga bakagira ngo kwerekana amafaranga ni ugusohora menshi kandi ubundi kugira amafaranga ni ugusevinga menshi niyo gushera cyane ariko biriya byo nta kibazo biriya turabimenyereye muri aka kazi hari n'abaza rimwe na rimwe urebye nabi bakaba yanagukubita ariko wihangana kuba uri mu kazi nyine gusa yahuye mu kanya nimuhura hari abagenda gutyo ariko akaza nkamukorera rero ntabwo binangaza buriya ejo uzabona nimuhura akabona ukuntu akogoshe neza reka turaziranye uriya turaza guhura tuganire twiyunge duseke uriya dusanzwe dutera ubuse nangiriza nanjye simbuke njye mu kazi nk'icyo umuntu aba yakubwire bro reba nka ziriya nka za bosi rwose reba ukuntu ziri kwana mu mabere kiba cyanasize zanwa tazahura n'uriya mugabo hajemo duhere ati narakubwiye zasaba reka ibintu ni sawa ibintu simbona se ahubwo uri karifiye akaba kita spirit kandi itavangiye ariko hari igihe ujya hariya avuga ugasanga n'igihe barazivangiye kuko ngo haba hazwi cyane ubundi kuba ufite abakiriya bakeya ni nako uba ufite karite kuko ntuba ushaka gushyiramo amazi nyine ngo cyane ukoresha akantu ku bakiriya bake naho hariya niyo babuze nibajya kugura ibindi ahubwo baravangura bakasukamo n'amazi bakubeshya ngo ni alukoro wagira kabiri kandi uzabarebe benshi usanga bafite ibintu hano byabyara bibiheri hari abaza hamwe bakemurira nkabashyuriza utuzi nkabakandira byose babikora sawa ndabusetse sibyo ibyo ngibyo reka nsimbuke njye mu kazi simbuka ukageremo rwose naho ubundi uri umwuga tuba kataraboneka bya nyundo bariya bazemera buke bazagenda bareba ko bo harya sisenyi samwishyura mba nanayabaza kandi narakubujije kunywa inzoga kwawe ejo bundi ntabwo nakubwiye ntabwo twajyanye hariya hirya bakagufata ngo wanze kwishyura umva ziri kwabi ariko ashamubira wose mugabo mwiza yigo nari ngize gutya baza kandi sha wowe nawe uzankoresha amafuti reka nanjye mba ngukumbuye reka nongera ngo hobere shuri wacu mba ngukumbuye kandi rero nawe umaze mba ngukumbuye noneho nsigaye nkutekereza nkajya mpumeka isigane kandi narabikubwiye ngiye ko tuzaserera tugata tunapfa gusora umuginga wanabipfa bro tazanyinisha ngiye ntabwo ndi uwinaha boro mfite abashumba beza nshaka kukwereka n'ifamu yanjye ibintu by'akazi narabyihoreye reka twihute rwose ntabwo ari kure tugereyo bo niko ngo neza ukumva bizamuka sigaye mpumeka isigane sheri wacu sigaye ngutekereza nkumva afite nyine ukuntu meze nkumva mfite n'ubwo umunsi ariko si sheri uheruka no kumpobera koko mana we kangahe mu minota
uzi ko urashaka kuzajya uhora ugendana umpobera uko mba numva icyuya cyawe cyonyine mama na umunsi yabyumviye ntakazabimenya urabona uyu mutwe nikoreye ari ishuse eho urubyina habyumva byose ntabwo azabimenya ntabwo azabimenya njyewe kumujyana tumwereke za nka zacu twereka aho tuvana amata ibyo kunywa amata ku igare twarabyihoreye ibyo gihe sibyo ke bakabira bitanga umusaruro wiki ndakubwira araguha amakuru neza ido nido nta na kamwe nsimbutse we tugende gusa urebe ukuntu ibintu bimeze neza ni fami ihagaze neza buri nka yose ikora icyo ugomba gukora kandi ku mwanya wayo tubaho none umuntu aba kirangije no byanzoga n'itabi narabivuze nibibi we kandi nabivuze wamujinga nabikubwiye nabivuze ahubwo sheri ndanagukumbuye n'ukuri urabona umunsi pe ntabwo nagiye mu kazi mvuye kwiyogoshesha se ngiye ndirirwa n'ijyuburu uyu munsi ndashaka kwirirwana nyine n'umugore ariko kandi nyine kunkumbura nibyo urabyumva nanjye babinshimisha so ukwezi gushize tumenyanyera njya nsubiza amaso inyuma nkibuka cyagiye duhura ku muhanda nanga kugutwara nkakomeza inyuma duhamagarana tukagera gutangira kumbwira ngo dusohoke noneho bigeze aho mba numva wagira ngo tumaranye nk'imyaka 5 nawe rero umva umenya hari kugutereta bitari kugora iyo duhura nkiri agasore byari kwizana n'ubu ngubu mba numva n'ubu nshaje se ese urashaje wowe ntabwo ushaje ntabwo ushaje none dusohoke ryari ahubwo tugenda ubu none hase kare ngo ntabwo wasize wa mugingo izi ntabwo ari inzoga ziri kukunukaho amupfuti ijyaba nabikuze wa mugingo urajya kwara ntabwo uca ndakubita mpaka izi nzoga zigushizemo ndakubita barwana ikibande kandi sawa aba bashimba ba kuki tamwe nkari utwa iri cyane cyaga cyane pe waryo cyane itwa byogo bo buretse nirebe ngiye kwirirwa mu rugo hari gahunda turi buganire n'umuryango ariko kandi nawe igitekerezo cyawe sinagipfusha ubusa dore ko nta nicyo gitwaye yego weekend ujye uboneka wese nakuburira umwanya weekend gusa nzaboneka sanga hise ahubwo shiri nugukanda horoshye yego ariko ntari bitu bo kandebe gahunda saa 3 hari abantu tuzahura tuganire kuri gahunda ya business aho undi gusohokana n'ikizuba zuba nkawe si ku kagoroba umuntu atuje usigaye neza uri utareba ngo yakwibwira reka nka saa 11 ntabwo nzirwa nguhamagara urabona hari ukunda ku mazi cyangwa ukunda hano ku mazi sheri ku mazi ubundi bivuze ku mazi urukundo ntazi koga se ntuzahita utangira nzabikwigisha ntugire ikibazo ariko nanjye nakubeshya ruri sawa ruri tayari mbo rero reka ngire nica gahunda ubwo nzaguhamagara amasaa 9 saa 10 witegura yego sibyo se aho reka twahuye dutembera tugenda mu muhanda utaza kunkomeza yego ndumva reka gusezera ntibyoroshye sawa Wani singa mu karitasi wakora cyasha